Shalom shalom, Imana ibaha umugisha ko mwongeye gukurikira kuri uyu muyoboro mugati bugingo, kandi dushimira Imana ko yongeye kutwemerera kuba twasangira ibintu bitandukanye. Tubashimira ko mukomeza kudukurikira, mugakurikira ibiganiro byacu. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi nifuje ko dukomeza ku kiganiro tumaze iminsi dutanga. Twahereye kuki tuvuga iby'ingo, tuvuga iby'abana, ariko uyu munsi ndumva nifuza, navuga ngo cyane cyane kuganira n'abasore n'inkumi cyangwa se abantu batarashaka. Hariho ibintu navuga ngo bitandukanye Imana yanshize ku mutima, ngendeye ku cyanditswe twaganiriye ku bushize. Naje gusanga harimo ibintu byinshi bitandukanye bishobora kudufasha kugira amahitamo meza, cyangwa se kumenya ibintu by'ingenzi nshobora kugenderaho. Rero twasoma ni muri Itangiriro, cya gice twasomye tubanza Itangiriro 24 ku murongo wa 7. Ubushize dutangira twaravuze ngo ese ni ikihe kintu wagenderaho kugira ngo uhitemo uwo muzabana. Navuze inkingi ya mbere, ndavuga ngo ni ugusenga, kuko twarebye uburyo twumvise inkuru ya Aburahamu amaze gusaza, uburyo yashatse gushakira umuhungu we, hanyuma noneho ashaka umugaragu w'umwizerwa abasha gutuma aha iyo misiyo itoroshye, ayiha umugaragu we yizeye, aramutuma. Ariko muribuka ko yavuze ngo uzajye muri bene wacu. Noneho umugaragu afata inzira aragenda, ahagarara ku iriba. Ariko hari ikintu cya mbere navuga ngo Aburahamu yabwiye umugaragu amwizeza, kuko umugaragu we yaramubwiye se nzamenya nte ko mpisemo ukwiriye cyangwa se ari we, ese nimubwira ntankurikire. Yari afite impungenge nyinshi, ariko nakunze ijambo Aburahamu yamubwiye ku murongo wa 7. Yaramubwiye izaguhitiramo ngo uwo mugaragu ajyana, wenda twasoma ngo Uwiteka Imana Nyirijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, ikambwira indahira iti urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Iyo yavuganye nanjye niyo izatuma marayika wayo akujya imbere. Haleluya. Yari afite Imana ye, yari yizeye Imana ye, Imana yizeye, Imana yavuganye nawe, Imana yamuhaye amasezerano. Yari yizeye ko iyo Mana izamuherekeza ikamuhitiramo neza. So ikintu cya mbere navuga ifo ko kwizera ko Imana yawe izaguhitiramo neza, kwizera ko Imana usenga itazatuma wibeshya, izaguhitiramo neza. Icyo nicyo kintu cya mbere navuga, ni ukuba wizeye Imana yawe ko izaguhitiramo neza. Banza wizere muri wowe, uvuga uti ngiye nizeye ko Imana yanjye izamuhitiramo neza. Niryo jambo Aburahamu yabwiye umugaragu we. Hanyuma ukomeje ugasoma ku murongo wa 12, nk'icyo twavuze, icyo singitindaho cyane ko twakivuzeho bwa mbere. Wa mugaragu ageze ku iriba, ikintu cya mbere yakoze yarasenze, arasenga. Noneho nyuma yo gusenga, ikintu cya gatatu navuga, yasabye ibimenyetso. Yaravuze ntabwo yagarukiye ku gusenga gusa, kuko ntabwo ugomba kugarukira ku gusenga gusa, ariko hariho ibintu, hari indangagaciro zimwe ugomba kuvuga ati byibuze uriya muntu agomba kuba afite iki n'iki, indangagaciro izi n'izi. Kuko hari abantu bajya mu nsengero, bajya gusenga bitandukanye, bagaterana, bagasenga, bagakorera Imana, ariko wabareba ugasanga hari indangagaciro nyinshi badafite. Rero ni ukuvuga wowe ugomba kuba uvuga uti hari indangagaciro zimwe ngomba at least kugenderaho. Icya mbere yaravuze ngo ku murongo wa 12, reka dusome. Yaravuze ngo
amaze gusenga yaravuze ngo ku murongo wa 13 ngo dore mpagaze ku isoko abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma. Aha bibe bitya. Umva ibintu bibiri yasabye Imana nyuma yo gusenga. Yaravuze ati byibuze uyu muntu aba afite ibi bibundi bamenyanye, amaze kureba ibimenyetso bimwe bimugaragariza ko uwo muntu ashobora kuba ari we, atera intambwe yo kwifuza kugera iwanyu, akamenya iwanyu, akamenya umuryango, akahagendera. Iyo n'indi ntambwe navuga ya 5. Hanyuma icyo navuga cya 6, amaze kumubaza iwanyu, ese twabona naho turara. Uwo mukobwa yaramusubije ngo yewe haraha ibyo kurya turabifite bihagije, ikindi n'izo ngamiya dufite aho kuziraza. Mwibaze namwe, yamaze kuzuhira, yamaze kuziha amazi, yazigaburiye, noneho wa mugaragu ahita abona ikindi atari yasengeye cya hospitality, cyangwa se umuntu ubasha kwakira abantu mu rugo. Hari ahantu ugera ugasanga umugore, umva nta muntu ugera muri urwo rugo, niba abantu bahageze abantu bakicwa n'inzara, ibiryo bihari, abantu bakicwa n'inyota, akanga kubakira, ugasanga pe afite imico itari myiza. Ariko yahise yumva ko, ahise amubwira ati rwose ibyo kurya birahari, yiteguye kumugaburira, yiteguye kubasasira byose. Ibyo byose byagiye birushaho kugaragariza wa mugaragu wa Abrahamu ko kabisa Rebeka ari we Imana yamutoranirije. Ko ku murongo wa 24, turacyari mu itangiriro 24, ku murongo wa 24 ngo yahise apfukama acyumva ibyo, ashima Imana, abona ko noneho byuzuye kabisa, ibyo ibimenyetso birushaho kugenda byuzura. Hanyuma ikindi cya 6 navuga, ku murongo usomye ku murongo wa 31, reka tuharebe. Umugaragu wa Abrahamu aragiye, Rebeka aramushoreye amujyanye iwabo. Akinjira, akiri ku marembo, musaza wa Rebeka ahita araza. Ngo ikintu cya mbere aramubwira ati ngwino winjire, uhiriwe kuwiteka. Ese yamenye ate ko ari uhiriwe kuwiteka? Yahise asanga za ndangagaciro yari afite z'ubumana, za inshuti zabo, ababasura, imiryango, icyo byibuze, kuko yari azi ko Abrahamu yahawe umugisha, Isaka azaba afite abagaragu, azaba afite abantu benshi. Yagombaga kumenya byibuze ko ibyo bintu bibiri abifite. Rero nawe ugomba kugira ibintu by'indanga bimwe uvuga uti yego maze gusenga, ariko ndifuza ko uwo muntu aba afite ibintu bibiri by'ingenzi, cyangwa se kimwe cyangwa se bibiri wumva by'ingenzi agomba kuba afite muri karakteri ye cyangwa se indangagaciro ze. Rero yasanze Rebeka ibyo uko ari bibiri arabyujuje, arabikora. Amaze kuyamusaba arayamuha, arangije ati wenyine yibwiriza ati nduhira n'ingamiya zawe. Rero Imana idufashe cyane. Ibyo bintu bibiri senga, ariko nanone uvuga uti byibuze reka ndebe iki n'iki, niba koko iki abasha kuba agifite. Umuntu ubasha kuba muri sosiyete, ubasha kubana n'abantu. Noneho ikintu cya 3 navuga, intambwe ya 3 ugomba kugira, wasenze yego. Icya 2 wavuze ati byibuze afite ibi, byibuze umuntu ukunda abantu, byibuze umuntu ubasha kuba serviable, cyangwa se abamuganye ashobora kugira icyo yabafasha, cyangwa se umuntu utazanyuhira gusa ariko azuhira n'abanzengurutse bose bakazabasha kugubwa neza. Ikintu cya 3 nacyo ngo
uwo mugabo amwitegereza acecetse kugira amenye yuko Uwiteka yahaye umugisha cyangwa se amahirwe urugendo rwe. Icyo kintu cya gatatu cyangwa se cya kane, kuko icya mbere twavuze ko ari ukwizera ko Imana yawe izaguhitiramo neza. Icya kane, uwo mugabo ngo amwitegereza acecetse. Iyo ni indi ntambwe ya kane navuga ugomba kugira. Fata igihe cyo kwitegereza, uceceke mbere yo kuvuga. Ntabwo ubura n'umuntu wo muzi kwa ubombore amagambo aho ngaho, oya. Ariko yagize, nubwo yari yabonye ibyo bya mbere, arongera aritegereza, akomeza yitegereza acecetse, arebe niba koko ari byo. Mbese yarategereje ko ibimenyetso byose byuzura. Rero iyo ni indi ntambwe navuga yo kugira igihe cyo guceceka, noneho ukitegereza ukareba niba koko uwo muntu ari we ugukwiriye, bitewe n'umuryango wawe, bitewe n'izo ndangagaciro z'ubumana. Noneho ukitegereza ukareba niba koko uwo muntu ari we ugukwiriye, bitewe n'umuryango wawe, bitewe n'izo ndangagaciro z'ubumana. Ibyo byose uwo mugaragu nawe ngo yitegerezaga Rebeka arimo gushyashyana, yirukanka asubira ku iriba, agaruka akuhira ingamiya zinywa amazi menshi cyane. Niba yarazivomereye kugeza aho zeguka, ni ukuvuga ngo yasubiyemo inshuro tutabara nyinshi cyane. Izo muvuma zose umugaragu wa Aburahamu yarimo aramureba ibyo akora. Ndashaka kukubwira wa mukobwa urimo kunkurikira, harimo ijisho ririmo kwitegereza, ririmo kureba, ugenda ugaruka muvuma zawe, ibyo ukora, imyitwarire yawe, imigendere yawe, imyambarire yawe, mbese imisengere yawe, byose harimo umuntu urimo kwitegereza. Rero iyo ni indi ntambwe yo kugeraho izadufasha kumenya kugera kuwo Imana yatugeneye cyangwa se Imana iduteganyiriza. Ikindi cya kane, icya gatanu, wa mugaragu amaze kwitegereza, ikintu cya gatanu yifuje kumenya, ese uri mwene nde? Iwanyu ni he? Umuntu wagukunze, umuntu ufite gahunda. Navuga ngo nibyo n'ibimenyetso bikwereka umuntu ufite gahunda. Ni umuntu uzifuza no kumenya iwanyu, akifuza kumenya iwanyu ni hehe, akakubaza amakuru y'iwanyu, agashaka kumenya iby'iwanyu, agashaka no kuhagera. Kuko yaramubajije ati se nimpagera, kuko yari yarafashe urugendo rurerure, ese muzabona aho muturaza? Yifuje kugera iwabo. Hari abantu, abasore, agahura n'umukobwa, wenda yego mwamenyaniye ahantu, n'ibyo ndabyemeye, wamukunze, yego n'ibyo ndabyemeye, ariko akaba yamara n'umwaka agendana n'umukobwa ataramubaza iwabo, ataragera iwabo batamuzi, atitaye ku by'iwabo, amujyana akamusohokana, akamujyana hirya no hino, akamujyana i Gisenyi, akamujyana hehe, bagasohoka, bakagenda, bakajya mu maresitora yose y'i Kigali, akaba yamara umwaka agendana umukobwa w'abandi, ariko iwabo batamuzi, bataranamenya amakuru. Uwo nguwo aho haba hari ikibazo. Ariko wa muntu ufite gahunda, icyo ni kimwe mu bimenyetso kikwereka ko uwo muntu afite gahunda. Bamenyanye, amaze kureba ibimenyetso bimwe bimugaragariza ko uwo muntu ashobora kuba ari we, ateye uhiriwe kuwiteka. Ese yamenye ate ko ari uhiriwe kuwiteka? Yahise asanga za ndangagaciro yari afite z'ubumana, za ndangagaciro zo gusenga, za ndangagaciro z'abantu bazi Imana. Asanga na Rebeka, asanga n'iwabo nizo zihari. Byibuze reba umuryango mufite indangagaciro zimwe. Niba ufite indangagaciro z'ubumana, asanga no kwa Rebeka bafite za ndangagaciro z'ubumana. Bamwakirije ijambo ryo kumuhesha umugisha, baramubwira ngo ngwino, injira, uhiriwe kuwiteka. Yahise amwaturaho ko ahiriwe kuwiteka. Ikindi nacyo ngo ni iki kiguhagaritse hanze? Baramwinjiza, baramwakira. Icyo ni icya gatanu cyangwa se icya gatandatu. Noneho icyo gice kirimo ibice byinshi, ariko nafashe ibintu by'ingenzi byagufasha
kumenya uwawe wo muzabana cyangwa se ugukwiriye. Navuga ku murongo wa 50. Ku murongo wa 50, umugaragu wa Abrahamu yamaze kugera mu nzu, bamwakiriye, bamwaturiyeho ngo uhiriwe n'Uwiteka. Ako konyine gahise kamuha ibyiringiro, kamweretse ko nabo ari abantu bafite za ndangagaciro z'ubumana. Ushobora kugenda gushaka umuntu ugasanga bagendera mu bintu byo guterekera, mu bintu byo kuragura, ugasanga abana bawe bazaba muri ibyo, cyangwa usanga hari ibintu bibakurikirana. Ariko reba ba bantu bafite za ndangagaciro z'ubumana, icyo yahise abikibona. Hanyuma ku murongo wa 50, hagati aho yahise abaha amakuru y'urugendo. Babanje gushaka kumuzimanira, aravuga ngo reka mbanze mbabwire amakuru y'urugendo rwanjye. Arababwira byose. Ku murongo wa 50 ngo Labani na Betuweli baramusubiza bati ibyo biturutse ku Uwiteka. Ikindi kintu uzamenya ko koko wa muntu avuye ku Mana. Iwabo y'umukobwa yarahageze. Akihagera ababyeyi, abasaza be bahita barakonfirma, bahita bashiraho igikumwe, baravuga ngo ibyo rwose biturutse ku Uwiteka. Ntabwo bigeze bashidikanya. Icyo ni ikintu cya mbere. Niba wowe wabyemeye ukumva ni amina, ukamujyana iwanyu bagahita bavuga ngo ibyo biturutse ku Uwiteka, bakamwishimira, bakakonfirma. Niba wowe wabyemeye ukumva ni amina, ukamujyana iwanyu bagahita bavuga ngo ibyo biturutse ku Uwiteka, bakamwishimira, bakakonfirma, bakavuga ngo biturutse ku Uwiteka. Icyo ni kimwe mu bimenyetso kizakwereka ko kabisa wa muntu avuye ku Mana. Bahita baramubwira ati dore Rebeka. Ako kanya bahita baramumuha, dore Rebeka ari imbere yawe, mujyane abe mukashobuja. Ako kanya bahise, ntibatindijemo, bahise bamutanga. Ikindi kintu, hari igihe abasore n'inkumi hano ukomeje kwasoma munsi bamubwiye ngo wenda bamaze kumumuha, bashimye byose, baravuga ngo basi mudutize ibihe bikeya, mudutize iminsi mike. Umugaragu arababwira ngo mwintinza kuko deja Uwiteka yamaze kubiha umugisha. None se niba wa muntu yageze iwanyu, bamwishimiye, bamukunze, nawe wabakunze, ikindi kiba gisigaye ni iki? Mugire icyo, nta byo kutinza mu mayira. Yarababwiye ngo mwintinza. Ari igihe uhura n'abantu ugasanga umukobwa se cyangwa umuhungu yego yaremereye umusore, ariko akamutinza, akamudindiza, agakubita umwaka, imyaka 2, imyaka 3, cyangwa se ugasanga umuhungu araho n'ibyo. Ariko rwose we yahise avuga ngo mwintinza. Umuntu koko wagukunze kandi ashaka ko mubana, ntabwo aba ashaka kugutinza mu mayira. Ashaka ko rwose birangira akubwira iby'ubukwe. Ariko umuntu hari igihe hanza umukobwa rwose akagendana n'umusore umwaka wa mbere, ukikubita uwa kabiri, wa gatatu, ngaho bagiye hehe na hehe. Ariko ijambo mariage reka da, ijambo gushaka reka da. Uwo muntu uzabe careful, uzitonde, kuko ashobora kuba ari umuntu urimo kugutinza mu mayira. Hanyuma ikindi kintu navuga cya nyuma, usomye ku murongo wa 60 haravuga ngo Rebeka bamuherekeresha umugisha. Icyo kintu navuga gikomeye ni umugisha w'ababyeyi. Uwo mugisha, niba wowe wumva ko yavuye ku Mana, niba wabisengeye, tegereza n'umugisha w'ababyeyi. Nawo ni ikintu gikomeye. Rebeka yagiye amaze kubona umugisha w'ababyeyi. Musome kuri Itangiriro 24 umurongo wa 40. Gikomeye ni umugisha w'ababyeyi. Uwo mugisha, niba wowe wumva ko yavuye ku Mana, niba wabisengeye, tegereza n'umugisha w'ababyeyi. Nawo ni ikintu gikomeye. Rebeka yagiye amaze kubona umugisha w'ababyeyi. Musome kuri Itangiriro 24 umurongo wa 60 haravuga ngo bifuriza Rebeka umugisha.
bamumwaturaho n'ibintu bikomeye cyane kandi bijyanye n'amasezerano Aburahamu yabonye. Baramubwira ngo mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'amahanga, Imana ishimwe, w'abantu, inzovu. Ayo niyo masezerano Imana yari yarabwiye Aburahamu ngo urubyaro rwawe ruzagwira, azaba isoko y'umugisha. Bahita bamwaturaho ngo uzaba nyirakuruza w'amahanga. Urumva ko bari abantu b'Imana, nabo bahita bamwaturaho amagambo y'ubuhanuzi, bamwaturaho umugisha. Basaza be baramwaturaho, uzabe nyirakuruza w'inzovu ibihumbi, ngo urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi barwo. Bamwaturaho umugisha, batura umugisha ku rubyaro. Nguwo umugisha w'abantu bafite za ndangagaciro z'ubumana. Ngizo intambwe zitandukanye numvaga nifuza ko naganiriza cyane cyane abantu batarashaka. Izo ntambwe zirakomeye, izo ntambwe navuga ngo nizo ntambwe ziri cyangwa se z'ingenzi, intambwe z'ingenzi ushobora kugenderaho kugira ngo umenye neza ko uwo nguwo ari wawe ugukwiriye. Kuko Rebeka ngo amaze kuhagera ngo Isaka ashira umubabaro, Isaka araruhuka, Isaka aranezerwa. Aho ngaho ni ukomeje ugasoma hirya nko ku gice cya 67. Rero uwawe azaza uruhuke, uwawe azaza anezeza umutima wawe, uwawe azaza byose bigende neza. Imana ibaha umugisha cyane kandi mukomeze mugubwe neza. Abasore n'inkumi mbifurije gushaka abo Imana yabageneye, abavuye ku Uwiteka, kuko abo nibo bazatuma muruhuka, nibo bazahagera mukanezerwa, nibo bazahagera haleluya, bya bindi byose mugashira wa mubabaro nk'uko Isaka ngo yahise ashira umubabaro. Musome kuri 67. Imana ibaha umugisha, ibakomereza amaboko. Amen.